umugabo araryoha umugore araryoha ariko noneho umbajije ngo uburyohe bw'umugabo nakubwira ngo daboro uburyohe bw'umugabo buza iyo umugabo akubereye mwiza. Hari abagore babohotse kuruta kuba imbata zifuhe no kubabazwa n'uwamurwaye umugabo. Amafaranga bumvikanye ko bagiye kuryamana arayamuha maze kuyamuha umukobwa aramwigarika. Umugabo wawe? Ego. Narabimubajije. Yakubwiye yuko yamwigaritse yabyanze niyo mpamvu yashakaga kugaruza amafaranga ye kuko ibyo yamwatse nabyo yabonye. Amafaranga niyo nshaka ko agaruka mu rugo nta kindi. Kimubabaje nuko nyine yayamuhaye nibasoze ibyo yaramwatse. Rero nimba atarabimuhaye namusubiza amafaranga yiwe kuko ibyo yashakaga nabyo yigeze amuha. None ntacyo azabimuhe bihwaniremo yenda azatuza. Nta kibazo wabigiraho? Je nta kibazo nabigiramo ariko amafaranga nagendera ubusa. Uyu mugore azi agaciro k'umugabo. Uyu mugore azi kubaka icyo bivuze. Ndakubwiza ukuri nago abagore b'abanyarwandakazi benshi nago bazi mu by'ukuri agaciro k'umugabo kuri iyo level. Uyu mwana ni mutoya w'umukobwa ariko azi mu by'ukuri kubaka icyo ari cyo. Umugabo yafashe amafaranga y'urugo ajya kuyahonga indaya irayarya ntiyanamuha hanyuma urabimenye hanyuma noneho urumva uyu mugore yari undi mugore yabigenza ati abagore benshi banyarwandakazi badukurikiye murabyumva bahita bakora iki ahita kubwira ngo koma. Kuki umugabo iyo aciwe inyuma atabasha kubyihanganira? Umugabo se ni iki? Umugabo ni igitsina, umugabo no guproviding nibyo bintu bibiri byonyine. Umugabo ntutekereze ko ari urukundo, umugabo sarakunda. Umugore ni ukunda. Niyo mpamvu Imana yamutegetse gukunda kuko nta rukundo muri we rumurimo. Muri we harimo iki? Harimo provision, araproviding, aratanga ibitunga urugo. Arabivunikira bitekereza babishakishe mpaka atunga urugo rwe. Kabiri ni igitsina. Umugabo ni igitsina. Umugabo adafite igitsina se yaba umugabo. Niba cya gitsina cye giteshejwe agaciro uwo yajyaga gihari we mugore we turabyumvikana akamwemeza ko ari umugabo turabyumvikana akamwemeza ko ari iki ko ari umugabo kuko yamaze gutunganya umugore we neza umugore aramwirahira aramwishimira nyine yumva ko ari umugabo yabonanye nawe turabyumvikana bivuga ngo adashoboye nibyo atabishoboye ntabwo ari umugabo ya providings ariko umugore ntiyashimye gahunda atakishimye ajya no ku wundi mugabo. Wa mugabo usigaye ari inyuma ari bwisante nkaho atari umugabo nkaho atuzuye nkaho afite ikibazo turabyumvikana ku buryo bimutera ipfunwe. Hari n'abagabo bamwe umugore aca inyuma bikaba birarangiye muri we ntazongere kwifuza uwo mugore kongera kumuhagarara imbere ngo igitsina gihagarare byemere bikanga neza bikanga kuko imbere y'uwo mugore aba yamaze kubona igihamya cy'uko atari umugabo ahubwo yajya imbere y'undi bigakunda. Hari n'abantu bagura udukingirizo umugore akatugura akadushyira muri ntuza z'umugabo umugabo akaba bizi yuko yego cyangwa handi akavuga ati sheri ujya wibuka ugakoresha kugira ngo tuzapfe tutirereye abana. Umugabo agapfunyikira umugore we of course umugabo aherutse kugira cya ari muri ofisi haza umuklina ukora amasuku uri ukora amasuku umukozi ukora amasuku w'umukobwa amusanga muri ofisi ye yari bwite nta wundi muntu yibamo sibyo ariko amusanzemo atangira kunama uko yunama arunama akoropa munsi y'ameza atunganya umugabo ahita abona amabono arimo aradedera akabona amaguru hari ukuntu iyo wunamye cyane uri umugore wambaye ikanzu cyangwa ijipo ishobora kuba itaratse izamuka yikitera amaguru akagaragara muri kwa kugaragara kw'amaguru oya shaka no kuba ari birebire ariko iyo wunamye cyane uri gukoropa birazamuka noneho muri kwa kuzamuka Emma ntabwo uramenyera muri kwa kuzamuka noneho umugabo ababonye amaguru abona mu ntege abagize ate undi baramwuriye arangije nakubwiye ngo nabantu biyubashye nabantu baba intellectuel icyo kintu uwo mugabo cyamaze kumuha akirangiza kubikora yagaruye ubwenge aravuga ati Imana yanjye nkoze ibiki ibi ni ibiki nkoze hamagara umugore we niyo call ya mbere yakoze hamagara umugore we aramubwira ati sheri nkoze ibintu ntarakora mu buzima bwanjye nkoze ibintu mu buzima bitarambaho ati bigenze gutati
ubwo nanze gukoresha teme nsambanye fashe ku ngufu yego n'umukirina umugore ati none se sheri uwo muntu urabizi ko atanduye urumva abantu baba intellectuel urumva abantu baba barageze ku rundi rwego rwo kubaka urugo abo ni babandi indayize igakora uko ishoboye ngo isepare hadakoze uburozi bene abo bantu ushobora kubatandukanya hadakoze uburozi abo ni wabatandukanya cyane byarangiye bite yego twongeye kubasuhuza tubahereza ikaze aho muherereye hose amahoro y'Imana akomeze abane namwe mu byo muri gucamo byose uyu munsi tugize ubuntu n'umugisha ukongera kuba twaterana n'umubyeyi mukunda muri benshi cyane mwari mumukumbuye hano ku Irere by'umwihariko hari abantu bajya bakumbaza Kayire umeze neza umeze neza warukomeye nakomeye hari abantu bajya babona rero ibintu biba biri hanze ko bati dukina wa mubyeyi mugarure dukeneye inyigisho zibe benshi banakwita mwarimu haravuga yuko igeze kubigisha nyamara yego hari benshi nigisha ubwo rero turi kumwe na mwarimu nanone mfite na classe yigisha abamama ya mutima w'urugo mutima w'urugo yego ntabwo mwigisha online twiga amezi 3 twigira kuri telefone nyine dukoresha WhatsApp cyangwa se Zoom terwa n'amasomo tugiye tugeraho ariko yose tuyigira online ntabwo ari ngombwa ko duhura yego twiga amezi 3 umutima w'urugo bisaba iki kugira ngo umuntu aze umudamu cyangwa umugore abagore ni nk'ibintu by'ubuntu ariko kugira ngo umugore abiha agaciro tumwishyuza 20,000 muri program yose 20,000 program yose yego ukuvuga ngo abarayo kugira ngo yiyandikishe tumenye ko nyina bishaka afite bonne volonté kuko twagiye tubanza kubikora ku buntu abantu nyine bakajya bagaragaza kwiga rimwe na rimwe ikindi gihe ntibige kandi iyo atize neza n'amasomo ntago yaplika neza vemira ariko nanubwo ari menshi 20,000 kandi urumva muri abantu benshi cyane mu bigisha bigiye bitandukanye kugira ngo be mutima w'urugo icyo nicyo kibazo rero gihari muri iyi minsi turi gukena biri no gutuma bamwe mu bagabo batinya kuba bashaka kuko niba hari ibintu byezeho muri iki gihe ni indangagaciro zabuze by'umwihariko kuri bashiki bacu reka tubivuge uko nguko kuko niwe mutima w'urugo mugani wawe nibo babyara nibo barera nibo batanga uburere bafatikanyije n'abagabo ariko uruhare runini ruba ruri ku badamu cyane kuko umugore aratwita arabyara ibivuge neza yema aratwita arabyara ubwo muri icyo gihe cyo gutwita muri icyo gihe cyo kubyara cyo kurera abakora ibintu byinshi cyane bijyanye n'urugo bijyanye n'abana bijyanye n'iterambere ry'urugo ku buryo umugore yaramutse abaye mwiza n'ukuri urugo rurakunda nubwo abagabo bafite uruhare nabo runini cyane mu kubaka urugo rwabo yego nyemera rero bro dufite classe ya mutima w'urugo ariko nyuma turashaka gufata ba myugariro twatangiye kubibabwira kugira ngo aba mutima w'urugo dufite niba applique ibintu bikaryoha ba myugariro babo nabo tubiyegereze nabo binjiye muri classe turashaka rero guhera ku bagabo babo bagore dufite kugira ngo tubari bo nabo duheraho ntago dushaka kwigisha umugabo kure umugore atariga kuko abagore tumaze kwigisha sofa barimo guhinduka bakaba abagore beza abagabo bakishima noneho umugabo yamara kwishima akajya mu mazi ariko ibi bintu bikuraye ubwenge bukuraye numva hari ukuntu nyine abantu bashakanye bagira ikintu cya resistance umuntu akaresista undi akajya murakarira akabaho nyine amukorera ubugome ariko abagore twigisha batangira kuba abagore beza bafite umutima mwiza wa mutima mwiza bagenda bawaplika mu byo bakora byose noneho ugasanga umugabo atangiye kwibaza ariko si umugore wanjye ko yabaye umwana mwiza ugasanga rero birahindutse none iyo amaze kumenya rero ko ari muri classe biratworohera kubwira umugabo ko nawe tumushaka kuko byagorana kwigisha umugore agahinduka ariko umugabo ntahinduke yego shuwa ubwo nabadamu gusa mwigisha cyangwa nabadamu gusa twigisha kandi classe tuba twahisemo abantu bake cyane kugira ngo tubashe kubakurikirana noneho iyo dufite undi mubare munini turongera tugafata iyindi class tukongera tugafata iyindi class ku buryo ushobora gusanga dufite classe nk'icumi cyangwa 20 mu cyumweru tugomba kwigisha ubwo naribajije niba ari abagore gusa wenda hari n'abagore bitegura
bitegura kuba abakobwa bitegura kurushinga ntiturabashyiramo Ego. dushyiramo abageni abo bo turemera tukabafata ariko abakobwa bitegura kurushinga ntago turabatekerezaho ubwo kuko bo nabyo- baba batari na committed baba bumva bakiri mu rukundo gusa ntago bo baba bafite impungenge z'uburyo bizagenda nabo bagore baba bafite urukundo ariko bo baba batangiye no kwinjira kuri tere baba babona ibintu biri seriye nta mikino badashaka gusenya badashaka gusenya ubwo reka ibindi wenda abantu mu buryo burambuye uduhereze kontakiti bifuza kuzaza muri uwo mugoroba muri iryo shuri rya mutima w'urugo bababonaho. nimero yanjye nk'ibisanzwe banayisanga no kuri Kaireme TV ibaho cyane ni 0783471034 ndayisubiramo ni 0783471034 hanyuma ikabageraho mukabasha kumpamagara no kunyandikira kuri WhatsApp. Ubwo byumvikane yuko rero nkuko wari umaze kwivuga yuko imyanya iba yashize mufata abantu runaka nyaboneka nyarukirayo niba ushaka kubaka wa mugani wawe ushaka kudasenya ushaka kubaka rugakomera uzazane n'uwawe. Ikindi tubafasha muri accompagnement no kubaherekeza mu rugendo rwo kubaka urugo kubera ko kenshi na kenshi usanga afite n'ibindi bibazo yibaza ku mugabo we ibyo yibaza ese ejo bizagenda ibyo batumvikanaho turamwakompanya kugira ngo ibyo bibazo bikemuke kuko kenshi biba ari ikibazo cy'imyumvire cyangwa se cyo kutamenya no kudasobanukirwa uko bakemura amakimbirane hagati y'abashakanye. Yego nicyo nakunze yuko umuntu abakurikirana uyu munsi leta binatwinjiza mu kiganiro cyacu n'ubundi uyu munsi tugiye kuba twaganiraho tugiye kurebera hamwe uburyohe bw'umugabo cyangwa uburyohe bw'urushako reka tubivuge uko nguko. Iyo umuntu avuze uburyohe bw'umugabo hari igihe byumvikana nafi nibisawundinge neza cyangwa nibigire meaning yindi umuntu ashaka kumva bisobanutse kugira ngo tuze kubyinjiramo neza. Umugabo araryoha kimwe nuko n'umugore aryoha kubana nawe kuko iyo ugiye gushaka kenshi burya haba hari ukuntu bawumva uri wenyine you feel alone. Kandi iyo loneliness cyangwa se uko kuba wenyine nta wundi wabikurangiriza nta wundi wabikemura uretse umugabo kuko ababyeyi baba bahari ariko ntago mwaganira nk'ibyo waganira n'umugabo abavandimwe baba bahari mwaganira nk'ibyo muganira n'umugabo donc hari impamvu zituma umuntu ashaka. Rero iyo umaze gushaka umugabo araryoha umugore araryoha ariko noneho umbajije ngo uburyohe bw'umugabo nakubwira ngo d'abord uburyohe bw'umugabo buza iyo umugabo akubereye mwiza. Urumva bitangiye guhinduka niyo ngo si automatique ko uwubatse urugo wese aryoherwa n'umugabo ntabwo ari automatique ko uwubatse urugo wese aryoherwa n'umugore ariko uko umugabo akubereye mwiza urugo rurakuryohera iyo umugore akubereye mwiza urugo rurakuryohera. Urumva rero harimo aho ngaho condition let me call it condition niyo ngo harimo condition ni ibintu biri conditionnel bisaba ko wowe mugabo uba mwiza kugira ngo umugore aryoherwe n'urugo bisaba ko umugore aba mwiza kugira ngo umugabo aryoherwe n'urugo sino uganiriye n'umugabo wakubiswe mu rugo rwe wagowe yakubwira ati aho kugira ngo nzubake urugo aho kugira ngo ushake wa musore we ndakwiyamye go back. Yego hari bamwe bajya banatangamo n'inama kuko ejo bundi hari ikiganiro derutse kuba twakorana n'umubyeyi witwa mama Christina wa mukecuru washimaga Imana avuga ko ku myaka 61 yakoze mariage byaranejeje hari bamwe rero rwose wayikoze neza. Hari bamwe mu bantu bavuga bati ariko ni gute umuntu nk'uyu nguyu yakavuze gutya numve niba understanding agaciro cyangwa uburyohe bw'umugabo cyangwa ubw'urushako. Bamwe bakavuga bati njyewe ufite imyaka nk'iyiwe nakwituriza. Hari n'abandi bagiye bibaza ibibazo bigiye bitandukanye. Umugabo ahindura byinshi ku mugore nturiya mugore afite imyaka 60 ntureba kuri yashatse umugabo we namubera umugabo mwiza sibyo umugore uzajya kubona ubona arabyibushye ubona abaye mwiza yararyohewe amaze mu mwaka ubona abaye mwiza ubona abaye muto ntabwo uzamenya yuko afite iyo myaka. Ni ukuvuga iki bivuze ngo iyo nk'ubu abantu bari mu Rwanda some of them ntibabasha kubyumva kuko mu Rwanda ingo breaking ni nyinshi cyangwa abantu barabana buri munsi bakabana ariko ubuzima bukabagora bikaba bibi cyane. Ndashaka kukubwira ko
kubera ko gushaka bikiri itegeko bisa nkaho ari itegeko umuryango wasetinze ku buryo umuntu udashatse abandi bamubona nkaho ari ikibazo bakanamwibazaho bagatangira kugaragaza ko ashobora kuba afite ikibazo like ariko iyo ugiye mu bihugu byateye imbere nibwo ubona agaciro ko gushaka nibwo abantu batangira gusobanukirwa kuba mfite partner kuba mfite boyfriend kuba mfite umugabo n'iby'agaciro kubera iki kubera ko ubuzima bwaho sometimes bugusaba kuba uri kumwe n'umuntu kugira ngo ubashe kubaho bitewe n'iki hari ubukonje butera abantu kugira ibibazo bitandukanye ubwo bukonje bukaba bwatuma umuntu apfira mu nzu kubera kuba wenyine iyo abantu bari kumwe barashyushyanya na Bibiliya bivuga icyo ni kimwe icya kabiri barafashanya mu buryo butandukanye nuvuga ngo nshobora kuba narwaye akankorera icyayi akampa imiti ntanabasha no kubyuka n'iki byose ariko ibyo ubimenya iyo wageze neza mu bihugu byateye imbere kandi bifite n'izo condition zitandukanye harimo ubukonje bwinshi harimo ubushyuhe buteye ubwoba ku buryo bibasaba sometimes kwimuka mukajya handi mukamarayo nk'ukwezi muri vacances ibyo bintu biryoshya kuba ufite uwo mwashakanye nuvuga ngo rero uwo mwashakanye aryoha cyane iyo uzi agaciro ke iyo uzi icyo akumariye iyo uzi uburyo kuba umufite bikubereye byiza malheureusement bisaba ko umuntu aba afite ubwenge aba afite ubuzima bwo mu mutwe buri soba nta kibazo afite abantu benshi bo mu bihugu bya Afrika bitewe n'ubukene bwinshi bitewe n'inzara bitewe na condition de vie banyuzemo n'ibibazo bagiye bacamo mu miryango yabo amakimbirane n'ibindi byose byagiye biturunoturu y'ubukene byagiye bituma abantu bo muri Afrika badafite ubuzima bwo mu mutwe buri soba nago bafite ubuzima bwo mu mutwe buri soba abenshi barakazwa n'ubusa abenshi umubwira ikintu agahita akimisi judginga agitekereza uko kitari ego iyo abana n'uwo bashakanye ntabwo abasha kuvaluinga cyangwa agaciro uwo bashakanye nk'umuntu umufitiye akamaro cyangwa se nk'umuntu udasanzwe ku buzima bwe bigasaba rero ko ibyo byose abantu batangira kubanza kubyigishwa no gukora urugendo rwo kumenya umugore cyangwa umugabo agaciro ke ubundi mu myaka wenda mbere ya za 80 muri za 60 kumanura hasi umugore n'umugabo bari baza buri wese yaraza agaciro kundi umugabo yabaga azi ko umugore ari amaboko yarazaga akamufasha bagakora bakagura umuryango urugo rwabo rugatera imbere umugabo yabaga abizi ko umugore ahari azamufasha bagatera imbere kandi bakabyara abana mu muryango bakabarera byiza abana bagatera imbere umugore yabaga azi ko umugabo we yamuhaye agaciro mu muryango yaramwubahishije yaramukoye yagiye mu muryango amuhesha ishema turabyumvikana ibyo yabyubahiraga umugabo ugasanga aramwubaha akavuga ati arakabaho kanaka wankoye wampaye inka wagize te no bikakwereka ko sinarindi w'icyo gihe ariko mbirebera mu bitabo nsoma bitandukanye byanditswe kera icyo gihe nkanabirebera ku babyeyi bacu ba nyogokuru nge nagize Imana nderwa na nyogokuru wanjye akiriho ba nyogokuru bakatwereka ukuntu yabaga yirahira umugabo we kandi ubwo bashakanye muri za 30 muri za 32 gutyo ariko ugasanga arinze agera mu myaka y'igihumbi 1900 za 90 za 2000 agifite ubwo bumuntu bwo kubaha umugabo we ukahita ubibona rero ko umugore kera yabagaza agaciro k'umugabo umugabo kera yabagaza agaciro k'umugore bikomeye cyane byagiye rero bicika bitewe n'ubuzima bubi kera ndabyibuka ngiye sogokuru wanjye yahagaritse kunywa amata inka zimaze kumuvaho muri 94 inka baraziriye bamaze kuzimusahura barazirya bamaze kuzirya sogokuru wanjye asigara n'inka nkeya yongeye korora nyuma izo nkeya yarazirebaga kandi nge nabonaga ayo mata atari make ariko we yarazirebaga kumva ko ayo mata atazamuhaza ngo haze na nyogokuru arangije yarayareka wava ku mata burundu akajya nk'icyo gikoma akajya nkwa akayoga yaba yakabonye ko sogokuru we yari umukatolike ariko umwe ukijijwe nakubwira ngo umwe ukijijwe agafata yaba yenze agafata ku mutobe agafata ku bitoki ariko amata yari yarayaretse yarakamaga akayaterekera nyogokuru akambwira ngo hikira amata nyoko noneho ayo mata
akabaho unyogokuru agatereka igikombe kimwe agatereka icya kabiri agatereka icya gatatu akirirwa yihera abantu ko nawe ntiyari buyanywa yose wenyine ariko ibaza uwo mutima wo kureka amata kugira ngo kuko avuga ngo ntabwo ahagije ngo na nyogokuru ntiyamuhaze kandi kera nubwo utanze urwo rugero kera soko hatabagaho uzangiso cyangwa kutumvikana kuko abagabo bacaga inyuma abagore babo ugasanga umugabo afite ingo nka zingahe zose ariko byasabaga umugabo niyo yacaga inyuma umugore akaba afite urundi rugo ahandi ntago yabikoraga ku mugaragaro ngo azabikorere mu maso y'umugore we cyangwa se amurutisha wa mugore ahubwo yakoraga ku buryo yubaha umugore we noneho yagera no muri rwa rugo rundi akubaha umugore we njye ntabwo nabibonye polygamy iwacu ntayahabaye sogokuru wanjye yapfuye afite imyaka 113 ariko yapfuye agira umugore umwe yari umukristo nyine cyane yarapraktikaga cyane noneho nyogokuru nigeze kumubaza icyo kibazo nabaza ariko nyogoko ko abandi bagabo baca inyuma bo bashakanye nyogoko uri inzu saza sogokuru ataraguca inyuma arambwira ati mwana wanjye ati umunsi umwe nigeze kuzana hano mubyara wanjye araza yari umukobwa atarashaka urumva yabimbwiye akuze cyane nawe nyogokuru ageze mu myaka 90 ariko yari akibyibuka arambwira ati nuko araza aba hano aratangira amenyera iby'uru rugo aratangira rwose urugo rubamo yishimye nk'iwabo ni byiza atariko atangira akantu ko kujya abona soko uravuye guhinga cyangwa se gukora mu rutoki n'ahandi agahita muzanira inkweto kamambiri kabari buzizana agatangira akamuzanira amazi ashyushye mwibase akayamutegurira vuba vuba agatangira akamutegurira ibiryo donc bya bindi byose nge nakoraga atangira kubinkuraho akajya bikora none uko abikora sogokuru nawe atangira gucika kujya bimbaza ahubwo akabibaza uwo mukobwa agatangira ati yewe umugore wanjye kera terme iyo kwita umuntu umugore wawe cyangwa umugabo wawe byabaga ari bisanzwe abakecuru bashoboraga kwita utwuzukuru twabo niko wa mugabo wanjye ari hehe umusaza nawe akita umukobwa abereye sekuru cyangwa undi ati wa mugore wanjye ari hehe like that bitavuze ko basambana ntago babigiraga hanyuma sogokuru agatangira ati yewe ati wa mugore wanjye ari hehe wa mugore muto wanjye ari hehe bya blague ariko nubwo byabaga ari blague kuri sogokuru umukobwa we yarashakaga kwaprosha sogokuru ngo amugire umugabo we kandi bari bakiri batoya nyogokuru yambwiraga ko bari bakiri bato noneho nyogokuru ngo arabireba abona bizamuteza ikibazo abona urugo rwe ruzasenyuka cyangwa se umukobwa amutwarira umugabo afata icyemezo umunsi umwe ngo aramubwira ati afata inkangara ashyiramo ibintu amushyiriramo ibyo kurya byinshi imyungu amateke ibyo bejeje wenda ninjye wimagine ibyo yashyizemo ntago mbyibuka ibyo yambwiye arangije aramukorera aramubwira ati ngaho rero umwana wanjye umubyara wanjye ngaho taha nzagutumaho nzagutumaho iryo jambo rya nzagutumaho ni nkaho ndakwirukanye uzagaruka ari uko nguhaye karibu sicyo bivuze atubwo umukobwa yaratashye rero ntiyagarutse ati kandi byarangiriyeho mu yandi magambo urumva kubaka urugo bisaba ubwenge ni ka kantu k'ubwenge sorry maze iminsi ndwaye akagripe ni ka kantu k'ubwenge nuvuga ngo uwo niyo nyogokuru aza kurangara uwo mukobwa aba yaramutwariye umugabo sogokuru aba yaraguye mu cyaha cy'ubusambanyi ariko akakigwamo bitewe n'iki no kuba habayeho uburangare bwande bw'umugore wowe uzanye undi muntu mu rugo rwawe ni umukobwa ni umugore ni mukuru wawe ni nyoko ni mwene wanyu kandi aje kuhaba byiteka kandi aracyari muto aracyakeneye kuryamana n'umugabo sibyo kandi yenda ntawe afite noneho cyangwa nabona n'ukuntu mwibaniye nawe akagira akantu kagashyari ko kwifuza reka dukurishira ijambo kwifuza cyane noneho warangiza ibibazo byakuvukana wa muntu yatangira kukwigaruka ashatse kugutwarira umugabo cyangwa yaryamanye n'umugabo wawe kugenegesheje no kuri nyoko wakubyaye kubera ko tumaze iminsi tubibona abagore barimo gusenyera abakobwa babo mu yandi magambo nibikubaho ntuzagire ukondana ngo uvuge ngo ni umuntu udashobotse naje kumugirira neza ariko ubwenge bwawe ntibwakubwiye ko nubwo uje kumugirira neza ariko bishobora kuvamo ibindi bibazo ntibwakubwiye ko wamufashiriza aho ari akabayo niba afite iwabo akaba iwabo kandi ukamufasha bigakunda
sibyo hari n'uwo wazana rega ari mwene nyoko hanyuma noneho yanabikubwira wowe ugashaka kubogamira ku mugabo wawe ntiwumve ko nawe yaharenganiye turabyumvikana aha urumva rero wa mugabo aryoha harimo ubwenge bw'umugore harimo ubuzima bwo mu mutwe ari muzima ari soba harimo ubwenge bw'umugabo harimo n'ubuzima bwo mu mutwe bw'umugabo ari soba turabyumvikana ngibyo ibintu bibiri bituma umugabo aryoha n'umugore akaryoha hari imvugo y'abanyarwanda bakunda gukoresha bavuga bati umugabo n'umwana wundi ejo bundi hari ingero ngiye kuguhereza tujye gukoresha ebyiri ariko zihabanye turi bwaze kuzihuza ni inkuru yabaye mu ntara y'amajyepfo mu karere ka Huye mu karere ka Nyanza aho umugore abyivugira avuga yuko umugabo wiwe yamenye amakuru yuko umugabo ajya gusambana yishyuye n'amafaranga y'umurengera noneho umugore aho kubabazwa nuko umugabo bamuca inyuma ababazwa nuko umugabo amafaranga yishyuye kugira ngo agere kuri iyo ntego itaciyemo bamwe bati hari abagore babohotse kuruta kuba imbata zifuhe no kubabazwa n'uwamutwaye umugabo munyemerere mbakirira aka audio gatoya mwumve iby'umugore yivugira noneho Kayirema aradufasha kubyanariza amafaranga bumvikanye ko bagiye kuryamana arayamuha amaze kuyamuha umukobwa aramwigarika umugabo wawe ego narabimubajije yakubwiye yuko yamwigaritse yabyanze niyo mpamvu yashakaga kugaruza amafaranga ye kuko ibyo yamwatse ntabyo yabonye amafaranga niyo nshaka ko agaruka mu rugo nta kindi neze umugabo wawe ko nubundi niyo bamuha gahunda ari kuba agiye ikimubabaje ni uko nyine yayamuhaye ntibasoze ibyo yari amwatse rero nimba atarabimuhaye namusubiza amafaranga yiwe kuko ibyo yashakaga ntabyo yigeze amuha kandi ari umugabo wawe none ntacyo azabimuhe bihwaniremo yenda azatuza nta kibazo wabigiraho njye nta kibazo nabigiramo ariko amafaranga nagendera ubusa ubundi umuntu yavuze ngo bampamagaye ngo mbunge ninde wari umuhamagaye ni umugabo wa mugore baryamaze ushobora gusanga ari umugabo wiwe kuko agira ngo agaruze amafaranga cyane y'umuryango umutungo w'umuryango ashobora kuba muri ati amafaranga yacu kuko twari tuzi ko dufite amafaranga na gutya kuri konti yagiye ati nayo yagize gutya njya kureba umugabo rero yamuhuruza ati ngwino umfashe tumukuraho amafaranga yacu ibi bintu rero bagomba kuba abagore bamaze kwiyakira ntabwo bakibabazwa no kuba bacibwa inyuma ntabwo ari abagore bose uyu mugore azi agaciro k'umugabo uyu mugore azi kubaka icyo bivuze ndakubwiza ukuri ntabwo abagore b'abanyarwandakazi benshi ntabwo bazi mu by'ukuri agaciro k'umugabo kuri iyo revo uyu mwana ni mutoya w'umukobwa ariko azi mu by'ukuri kubaka icyo ari cyo reka nkubwire ikintu kimwe abantu batazi umugabo yafashe amafaranga y'urugo ajya kuyahonga indaya irayarya ntiyanamuha hanyuma urabimenye hanyuma noneho urumva uyu mugore undi mugore yabigenza ati abagore benshi banyarwandakazi badukurikiye murabyumva bahita bakora iki ahita akubwira ngo koma musosi yashake ndayakeneye ayo mafaranga cyangwa imvururu bagafatana bakarwana bagatukana bikaba birebire niyo batarwana umugore akarakara agafigiza akavugana noneho muri public yajya muri public nkuko bamutunze kamera bagatangira kumubaza agahita avuga nabo umugabo we agatangira akamusebya akavuga kuntu ari indaya akavuga ukuntu asahura umutungo w'urugo avuga ukuntu rwose amutesha umutwe n'ibindi byinshi ariko uyu mugore pozisiyo ye irahagarara ku mugabo we ibyo nibyo twirirwa twiga muri mutima w'urugo icyo bita complicité umugore ni complice w'umugabo umugore aratangira akakubwira ngo yankoreye amakosa menshi ngo nge sinyimukunda ngo nge sinabishobora ngo ibi mutwigisha ngo nge sinabasha kubyapfa ariko ni ibintu bigoye kubyandastandinga tureka kwifata uko nguko ni ukuri umuntu umufatiye mu cyuho noneho nkamubwira madame ibi biragoye kubyapurika kubera yuko wishyizemo ko umugabo wawe yagukoreye amakosa hari ikintu kimwe ugomba kumenya kuva isi yatangira kuremwa turebe mu bitabo byanditswe byera ni hehe umugabo yigeze aba fidele ku mugore we mu bijyanye n'imibonano mpuzabitsina uhanyereke bitabujije ko
hari umugabo wafashwe n'agakiza afatwa na Kristo aramukomeza amwicaramo amuha mwuka wera aramuyobora acika ku cyitwa icyaha n'igisa nacyo bityo mu gucika ku cyaha acika no ku busambanyi ariko bitabaye ibyo uhereye na kera na kare turabyumvikana umugabo utafashwe na Kristo ubusambanyi buramwototera turabyumvikana none ubusambanyi niba bwototera uwo mugabo bivuze ko directement uri buhita ubifata nk'ikibazo gishobora gutuma muhita mutandukana ngo nuko yaguciye inyuma yego n'itegeko rirabyemera iyo umuntu yaguciye inyuma mu itegeko ry'u Rwanda bategeka ko bemerewe kugira gute gatanya murayibona cyane ni ikosa ritajya ribasha kwihanganirwa yego turabyumvikana bafata ubusambanyi igihe batakiriye agakiza njyewe nakubwira ngo nabwo ariko nakabufashe ndamutse ntarakiriye agakiza niba umugabo wawe atarakijijwe n'uwakijijwe kandi ngo n'uhagaze yirinda atagwa yabigwamo ariko ibyo ntibyantera gutandukana nawe umugore warenze ibyo rero iyo umugabo we bimubayeho turabyumvikana ahita afatiraho akabogamira ku mugabo we yagera mu rugo bakaza kwiganirira hagati yabo akamubwira ati ko sheri ko wanciye inyuma byambabaje turabyumvikana wamburanye iki ariko anabizi ko kabone nubwo yaba ari perfect 100%, ibimutanta hariya hanze nago biba bibuze n'abashaka kuryamana nawe nago babuze birahari kandi ashobora kubigwamo yambaye umubiri n'umuntu ariko igihe bimubayeho please wimucira witeka ngo uvuge ngo umugabo wanjye uyu mugore je namubonyemo yuko azi kubaka urugo n'umugore usobanutse ndakwibutsa nkugarure kuri story ya Nyakana abadukurikiye bashobora kuba batarigeze bayumva Nyakana twamenyanye nko muri 2008 yari umukecuru w'imyaka nka 65 Nyakana yari umupfakazi umugabo yari yaritabye Imana icyo gihe yari amaze wenda nk'imyaka 10 yitabye Imana Kana antekerereza ukuntu umugabo wakiriho no twari tuvuze ibyo bintu byo guca inyuma uwo bashakanye gucana yego ambwira ati rega ati ko umugabo yaguca inyuma ntabwo ari impamvu yo gutuma usenya kuko uretse nawe n'abandi benshi bibabaho kandi kubaka urugo rwawe ntabwo ari uko wagiye kurwubaka ubizi ko uwo mushakanye ari umutagatifu ahubwo uburyo uzamanaginga ibibazo bizavuka nibwo bizaba bigaragaza ko uri umugore ko ukwiriye kubaka cyangwa se ko uri umugabo ukwiriye kubaka ati umugabo wanjye yari afite ingeso y'ubusambanyi ibyo ari byo byose ingeso ntiyayiza ari uko bashakanye ashobora kuba yarayifite na mbere akiri umusore ariko iyo ugiye gushaka ntago byose ubimenya umenya bike ageze muri rwa rugo amaze kugera muri rwa rugo Nyakana rubamo amaze kurubamo Nyakana umugabo akajya agenda agasambanya abagore ku gasozi Nyakana akabimenya ko uriya mugore wo kwa runaka baravuga ko waryamana n'umugabo wawe uriya mugore wo kwa runaka urumva ni hari hambere ariko noneho igihe kikanagera akazana nk'umugore mu rugo icyo ngicyo ni ikintu cyo kirenze ariko akamuzana ashaka kukwereka Nyakana ni urugero rw'umugore ushaka kubaka uzi agaciro k'umugabo uzi kubaka icyo bivuze umugabo akamuzana yamara kumuzana Nyakana akaba yateguye icyumba agatunganya mu cyumba agasohokamo kuko yabibonye rimwe yuko umugabo we yazanye umugore baryamanye mu cyumba cye abona araharaye umunsi wa mbere abona araharaye wa kabiri Nyakana icyo gihe yagiye kuraza abana batavuze abaraza hepfo mu mbere nyine aho abana be barara bariho arara hanyuma wa mugore mpaka agiye ikindi gihe byakongera kuba akaba ari ubategurira yongere no kwirirwa agategura umugabo w'uburira aza kuzana muri akarwose agatunganya ku rutara akasasa akatunganya agakora amasuku agateka agashyira ku mbehe agashyira ku nkoko bakicara hasi bakarya ibyo bintu byarabaye kandi byabaye ku bantu b'abakene b'abaturage nako si abakene ariko bari abaturage bo mu cyaro none niba umuturage kazi wo mu cyaro nka Nyakana warezwe neza mu babyeyi beza ashobora kumva ibyo bintu wowe uri igiki wo mu mujyi utabasha gusobanukirwa neza kamere mugabo uko iteye kandi warabonye byinshi mu mujyi urahabera byinshi umuntu mujya gushakana ariko yaranyuze muri byinshi noneho
sorry Nyakana akabatekera akabyuka yarambwiraga ati narazindukaga nkahita nari ku mutsima vuba vuba mbere yo kujya guhinga niba dufite inkoko umugabo si yamuraje yararanye na mukeba we akabyuka akajya kubatekera urakoze akari ku bugari vuba vuba agahita acinji yabaga yacinje inkoko akayikaranga vuba cyangwa akayitogosa uko babigenzaga kera ntago nkuzi agahita ashyira ku mbehe akazana n'umutsima ku nkoko akazana bakabanza bakarya mu gitondo akabona kusiga abonye ko bariye cyangwa se nawe akasangira nabo cyangwa ntasangire nabo agahita ajya guhinga agahinga wenyine uwo munsi kuko umugabo we yagiye yaroteye mu buriri ari mu mubyizi yego umunsi wa mbere umunsi wa kabiri ati iminsi myinshi yabaga ari 3 uwo mugore ari mu rugo rwanjye ati noneho akagenda ati akabaho n'igihe agenda umugabo wanjye akazakumbura wa mugore nka nyuma y'amezi 5 cyangwa 6 agakumbura gukora nk'ibyo bintu ukabona umutima w'amahoro yabuze arashaka ubusambanyi nyine arashaka kujya mu busambanyi ati noneho agatangira akibarishwa ariko ngo nta cyakiza cyo kwa runaka ngo heruka kumbonera tubwenda n'icyo kwa Rugenera nta cyakiza cyo kwa Rugenera uheruka kumbonera ubwo agahita yumva ko avuze wa mukobwa wa Rugenera agahita umugore akamubwira ati ntiderukanye ati reka nze ati ntago derukanye ati ndaza kujya kumusura ndeba amakuru ye iyo ndajya kumusura umugabo nawe yabaga bizi ko Nyakana yagerayo agasura cya kiza cyo kwa Rugenera yamara kugisura iki kiza cyo kwa Rugenera kikaza kimuherekeje ubwo babaga ari nk'abakobwa baruhiye iwabo ibikobwa by'ibirara abagore baruhiye iwabo let me call it like that kuko umuntu wemera kuryamana n'umugabo ufite umugore amusanze mu rugo rwe ntabwo uwo muntu aba ari soba ntabwo biyo biri normal ariko byamubayeho Nyakana arabyakira hanyuma noneho akagenda akaza amuherekera akamubwira ati ariko wamperekeje ati tera agatenge umperekeze undi agahita yambara kwitera agatenge gare kwambara neza agahita yambara neza akitera agatenge pyu bakazana ubwo umugore nawe yazaga yirukanka avuga ati uyu munsi yewe uyu mubyizi ndawubonye yishimiye ko agiye kurara mu rugo rwa Nyakana n'umugabo wa Nyakana akaza bakazana agatinda aho ntatahe akarara ejo akongera akarara bwacya agataha igihe kimwe yarabikomeje ntiyarazi Imana ngewe niko ntekereza ntago yarazi Imana umuntu uzi Imana warasenga cyane akajya ku mavi akongera amasengesho agasengera icyo kintu kiba cyakujeho cyane kiba ari ikibazo kiba yakugendereye urabyumva akabisengera ku rwego rukomeye ariko Nyakana ntekereza ko watari yaratojwe gusenga yari muri ba babyeyi bakuriye muri ya miryango isanzwe itazi Imana hanyuma Nyakana ntiyasenze ngo ibigende ariko Imana y'u Rwanda igirira impuhwe ivubira beza n'ababi yaramutabaye ititaye ku bushwi bwe ititaye ku kuba nta cyazi igihe kimwe umugabo we aragenda yikoza hirya aho azanye icyo cyiza cyakubise umunsi wa mbere cyakubise wa kabiri Nyakana arara mu mbere arabatekera akabagaburira rwose abitayeho ariko kiza cyitwaje uburozi noneho this time kugira ngo kibashe kwikiza Nyakana urugo kirugumemo kuko buri indayi imaze kumenyerana n'umugabo wawe itangira gutekereza ko yanagusimbura muri urwo rugo kuko yaryohewe ni nkaho ivuga ngo umugabo warankunda kumurusha uriya ntacyo avuze apfuye narubamo kuko umugabo warankunda hari n'igihe n'umugabo abibwira hari n'igihe umugabo abwira iyo shireke akabati uyu mugore naramurambiwe urakoze kugira ngo akunde amuhe n'ubundi ariko niko abagabo benshi babigenza umugabo yagiye gutereta undi muntu asize umugore hari inyuma agenda avuga ibibi ku mugore we kandi sometimes anamubeshyera yego kugira ngo akunde amwemerere amujye mu maguru abikunde turabyumvikana noneho yego noneho Nyakana wa mugore aza yitwaje agapfunyika baricaye mu bikondorero barifubitse ni nijoro bari kumbehe bari kurya akajya afunyurura agafonyororamo hano akagenda akaminjira kumbehe yivugisha baganiriza bose barebana gutya mu maso wari maraminjira hehe imbere ya Nyakana uburozi imbere y'aho Nyakana ari marari turabyumvikana Nyakana nta nabwo yabyibonye nta nibyo yitayeho ahubwo yagiye kubona abona umugabo afasha akaboko ka wa mugore agafatira mu mbehe arafata aramubwira ati undi ati se ni ibiki ati nta soni ibi ni ibiki uri gushyira mu biryo undi ati ntabwo ari we ndashaka kwica urumva ubwoba bwamwizise bumwica iyo ushaka kuroga abantu bagufashe uko wifata yabuze uko yifata
ati we ati ntabwo ari we nashaka kwica, ati urumva ati zate abaramukanze, undi ati ntabwo ari wowe rwose nashaka kwica, nashakaga ati nabishyiragamo hari wabishyiragamo ngo biribwe nande, undi ati na Nyakana ntabwo ari wowe nashaka kwica, ko yaragize ubwoba ko umugabo agiye kumugirira nabi, aravuga ati siwe nashatse kwica Nyakana. Yarazi ko bimurokora ari byo bimufasha umugabo, kuko yakundaga umugore we. Ndakubwiye ngo muri ibyo bibi byose umugabo yakoreraga umugore, yatahaga ahirimanya agacupa azaniye umugore we, yanyweye ariko ntiyarekeraho, aravuga ati reka nishyirire umugore wanjye. Yatahaga ahirimana igitenge, noneho akaza aho mu nzira hose yasinze arirahira, ari kwirahira Nyakana umugore mwiza, Nyakana amuririmba umugore urakoze mwaga amahoro pe. Noneho yitaga no ku rugo rwe, noneho ishingana akazinoza koko. Yego, ubwo sinakubwiye ukuntu yaje kubyarana n'umugore w'undi mugabo hirya bamaze kubyarana bahurira mu kabari, barasangira inzoga. Amaze gusinda abwira umugabo ati rero, abwira uwo mugabo yabyaranye n'umugore we, aramubwira ati rero buriya wirirwa wishimira uriya mwana ukumva ko ari uwawe, ati nta soni, ati wowe uriya mwana wamubyara wowe, ati mwana ni uwanjye. Umugabo ati none ati uriya mwana ninjye wamukubyariye, wagakwiriye gura ahangaha. Umugabo aratashye. Hari systeme na strategy abantu ba kera bakoreshaga, iyo umwana yabaga ari umuhungu atari uwawe, yaravukiye mu rugo rwawe, wakiragaho gusa. Uko babigenzaga nibo bakuzi nibo kuvuga. Hanyuma akaba arapfuye, umwana barapfuye. Amaze gupfa umugore atumaho wa mugabo, aramubwira ngo nuko wakoze wikoze mu nda, atubuse wungutse iki. Yabikoze agira ngo verifie ko umwana ari uwe, nuko baciye byari nka DNA, akicwa umwana akicwa. Iyo yabikoraga umwana yarapfaga, iyo yabaga atari uwe yarapfaga, ariko ari uwe ntacyo yaba. Byari nka checking, bwa uburyo bwo guchecking abakera bakoreshaga, ariko bubi nyine kuko umwana yarapfaga, iyo yabaga ari umuhungu yarapfaga. Nuko noneho ubwo nari nkubwiye rero, ubwo ko nta kandi yakoze mu dushya yakoze uwo mugabo. Ariko igihe cyarageze afatira akaboko mu biryo, uwo muroza agiye kumuroga, kandi bamaranye iminsi 3 bari hasi hejuru yagapfe akazi ari akazi. Ariko noneho bari bafitanye gahunda, yego bari bukomezanye wenda cyangwa ari bumuherekeza agataha akamuha kudufaranga, ko yabaga nyine yaramuzanye kugira ngo amwikinagureho. Kandi umugore we nta kibazo afite, Nyakana yari umugore mwiza, te neza, afite amaguru meza, shepinze neza, yari umugore mwiza pe, nta kintu yari kumuburana. Ariko mugabo wagize irari ry'ubusambanyi, niyo wakubita ukagira guti nago ryamuvamo. Nicyo nanijye gutamubaza, Kristo wenyine yamufasha akamukomeza. Uwo munsi niwo wanyuma yabiherukiyeho. Abandi yasambanye na ubwo hari n'igihe nabwo tunanira Kristo rega, hari igihe tumunanira. Nibyo narinjye guhita nkubaza. Ariko iyo wakiriye agakiza, icyo bita kwakira agakiza ni ukwakira Kristo nk'umwami n'umukiza, ni ukuva ku byaha urabohoka ukabivaho. Ariko iyo utabivuyeho nta gakiza ufite. Hari abantu benshi bari mu nsengero ariko batakijijwe. Yego. Uyu mugore nubwo yihangana akagaragaza akereka umugabo yuko kumuca inyuma nta kibazo, rimwe na rimwe akanamushyigikira pe, nk'izongero amaze kuduhereza na rura twabonye, ntabwo bishobora gutuma umugabo yumva yuko ashyigikiwe, ahubwo akajya bikorera aho ngaho. Ese nta ngaruka bishobora kugira ku rugo rw'iki gihe? Ni ukuvuga ngo abantu bateye imbere baraganira, nuvuga ngo hanze aramushyigikira, babe complice, abantu bicare bavuge bati wa mugore we na soni, irukana uyu mugabo mutandukane mugire gute. Ariko bakabona wapi wowe ahubwo umugabo uri kumuvugira, igitangaza cyabaye se niki. Urumva noneho wowe akagufata nk'umusazi, ariko mwagera mu rugo mukirira mukaryama, ejo mukabiganira, igihe mwasetse ukamwita ariko sheri ujye wirinda atazakwanduza, atazagira umuntu kwanduza, ujye ujyana agakingirizo. Hari n'abantu bagura udukingirizo, umugore akatugura akadushyira muri ntuza z'umugabo, umugabo akaba bizi yuko yego cyangwa handi akavuga ati sheri ujye wibuka ugakoresha kugira ngo tuzapfe tutirereye abana. Umugore agapfunyikira umugore we of course niba afite iyo ngeso
kubera iki se agomba no kwica ubuzima bw'umugore we cyangwa ubw'abana be? Ahubwo utagakoresha kandi yizi w'iyo ngeso, ahubwo uwo niwe kibazo, uwo niwe mwicanyi, kuko uwo nguwo aragenda koyora ya myanda y'uburwayi abuzanira umugore, bose bapfe n'abana babo batabasunitse batabareze. Urumva rero uwo nguwo nta bwenge aba afite, aho kugira ngo niba ingeso yamunani nakoresha agakingirizo. Ariko umugabo ntabwo ashobora gutekereza yuko wowe mugore uri kunkorera iyo serivisi y'ubwirinzi nawe ushobora kuba uca inyuma. Abitekereje nta bwenge yaba afite. Ni kwa kundi nyine nakubwiye ngo ubujiji bwinshi bwisha abantu bo muri Afrika, ubujiji bwinshi bwisha abantu bo muri Afrika. Umugore wawe umuzi, ubuzi faiblesses, ubuza wajya, ubuzi ibyo akora, ubuzi uko yitwara. Iyo ubana n'umuntu uramumenya, ntago wabana n'umuntu guhera kuwa mbere kugera ku itariki ya 30 murarana mu buriri bumwe ngo uyoberwe umuntu, ntibishoboka. Akwihishamo iyo yakubonye kuri mubi. Iyo yamaze kubona kuri mubi akwihishamo, ariko umuntu utarakubonye ko ari mubi umuyoberwa ute? Noneho ikindi ngira ngo nkuhe urugero. Umugore umwe hariya kesi yaherutse kuba umugabo umukora muri office, sobanutse wiyubashye n'umugore wiyubashye, umugore wariyubashye nawe. Yego. Ni abantu b'abasirimu, ni abantu bize, baba intellectuel, ni abantu bazima. Umugabo aherutse kugira cya ari muri office, haza umucleaner ukora amasuku, uri ukora amasuku, umukozi ukora amasuku w'umukobwa, amusanga muri office ye yariye bwite, nta wundi muntu yibamo, sibyo? Ariko amusanzemo atangira kunama, uko yunama arunama akoropa munsi y'ameza atunganya. Umugabo ahita abona amabono arimo aradedera, akabona amaguru. Hari ukuntu iyo wunamye cyane uri umugore wambaye ikanzu cyangwa ijipo ishobora kuba itaratse, izamuka yikitera amaguru akagaragara. Muri kwa kugaragara kw'amaguru oya shaka no kuba ari birebire, ariko iyo wunamye cyane uri gukoropa birazamuka. Noneho muri kwa kuzamuka Emma ntabwo uramenyera, muri kwa kuzamuka noneho umugabo ababonye amaguru, abona mu ntege, abagize ate? Umubiri w'umugabo, twibuka imiterere yawo, umubiri w'umugabo uburyo uteye ubwawo, ni umubiri ushobora kugira gute guhinduka ko kanya, mu gihe umubiri w'umugore kugira ngo azatekereze imibonano mpuzabitsina bisaba process. Umugabo mbese ahora ari kwita yo hejuru, ashobora guhura n'umuntu hariya akajya kumva sex irahagaze, atari ubigizemo uruhare. Bivuga ngo sex y'umugabo irikoresha biri direct bitewe n'iki n'ibyo abonye. Turabyumvikana. Buriya ni nayo mpamvu faiblesse z'abagabo ziba ku maso, faiblesse z'abagore zo ziba hehe? Ku byo bumvise mu matwi. Ibyo bumvise barabyanariza, babidigere, nibyo bizavamo ko ari bwemere gukora sex nawe. Ariko umugabo warabireba n'umudingisi ukagira ute, mu kanya gato birahagarara. Leta umugusha. Umukozi agwishije umugabo. Dukomeze. Umukozi ntago yamugushije abishaka, yaje yikoropera, yisukurira, cyangwa se yamugushije nabishaka. Ntago ndi mu mutima we nitwanabiganiriye uwo mukobwa. Kuko hari n'ababikora babishaka agamije kugira ngo uwo mugabo mukureho amafaranga, cyane iyo azi ko ari umukire afite ubushobozi cyane. Noneho wa mukobwa umugabo mu kanya nk'ako guhumbya ibitekerezo bye byarahindutse, yumva ashatse gukora imibonano mpuzabitsina, afata icyemezo arirukanka afungamo, akujya barakadanange, aramubwira ati koropa na hano munsi ya biro yanjye, ati cisha. Undi mu gihe agiye gucisha munsi ya biro, undi baramwuriye, yumvije ngute baramwuriye, baramuhagurukije, baratangiye aramuteresa ashyizeho, arangije. Nakubwiye ngo ni abantu biyubashye, ni abantu baba intellectuel. Icyo kintu uwo mugabo cyamaze kumuha, akirangiza kubikora yagaruye ubwenge, aravuga ati Mana yanjye nkoze ibiki, ibi ni ibiki nkoze. Hamagara umugore we, niyo call ya mbere yakoze. Hamagara umugore we, aramubwira ati sheri, nkoze ibintu ntarakora mu buzima bwanjye, nkoze ibintu mu buzima bitarambaho. Ati bigenze gutati, ubwo nanze gukoresha teme, nsambanye, fashe ku ngufu. Yego, n'umucleaner. Ese bigenze gutati, araje akoropa, sinzi uko umubiri wanjye uhindutse pa, mpita mfungaho ndamukurura nuko. Umugore ati none se sheri, uwo muntu urabizi ko atanduye? Urumva abantu baba intellectuel
urumva abantu baba barageze ku rundi rwego rwo kubaka urugo. Abo ni babandi indayize igakora uko ishoboye ngo isepare hadakoze uburozi. Bene abo bantu ushobora kubatandukanya hadakoze uburozi, abo ni wabatandukanya cyane. Byarangiye bite? Byarangiye umugore amubwira ati se sheri uwo muntu yaba arwaye, ntiyaba afite ubwandu. Amubwira ati none se mbigenze. Amubwira ati none wowe muterete umwicaze mu modoka umubwire ko ushobora kuba urwaye wowe mu rwego rwo kumurinda, yumve ko ari kumurinda, kuko niyumva ko ari uri gukeka ntari bwemere kwicara mu modoka yawe, umusabe mugende mujye kwipimisha, bamupime nawe bagupime, hanyuma noneho umubwire result nawe akubwire result, babereke result cyane ko banazibayirika muri kumwe. Hari ubundi mu Rwanda niko babigenza. Hanyuma noneho babashe kubafasha. Ubwo baragiye barapima, cyakoze bamaze gupima basanga umukobwa ntayafite, umugore ntayafite, n'umugabo ntayafite. Ariko noneho umugabo n'umugore bo barumvikana. Umugabo abwira umugore we ati rero sheri ashobora no kuba yarayanduye nejo bundi, ntago tubana, ntago tumuzi, reka twe twifate mu mezi 3 kugira ngo niba hari HIV yamugiyemo ikaba yangiyemo wenda ikaba itaragaragara, nabura result za nyuma ni nyuma y'amezi 3. Twe tujye dukoresha agakingirizo muri iyi minsi, hanyuma nyuma y'amezi 3 ngende nsubire kwipimisha. Basubiye kwipimisha basanga ari muzima, babona kongera kubohora ubuzima bwabo. Ariko icyo nshatse kukwereka, iyo couple ifite level of understanding iri hejuru cyane. Nivuga ngo imyumvire yabo iri ku rundi rwego. Kuba wakumva umugabo uwo mugore reka tufatire ukanajya inama y'icyo mukwiriye gukora. Ntabwo bishobora gutuma umugabo nanone yongera kuzakora iryo kosa. Gute se kandi deja niyo abikoze nawe afite conscience, afite umutima nama, nawe ikintu akoze kiramubangamira, wese urumva atarahise abangamirwa kwisanga yaryamanye n'umuklina afite umugore, ubwo se byo biriyubashye. Ese uwo muklina aramutse asamye, ubwo nabwo icyo gihe bahise bajya kumuha imiti yo kudasama kwa muganga, bahise bayimuha. Icya kabiri, ese uwo mukozi baramutse amuvuze, ibyo byose biramwendispoza. Ariko umuntu ufite conscience w'umu-intellectuel, ikintu cyose kibakoze ahita abona ko kirimo ikibazo, nawe agira umutima nama. Noneho na wa muturage rero nawe ubwo agira umutima nama. None se kuki uwo mugabo yavuze ati reka nkuteze umugore wanjye aze tugaruza amafaranga y'urugo? Umugore arambaza amafaranga, narayatanze, no ashobora kubikora just kugira ngo bakunde bagaruze n'amafaranga y'urugo rwabo. Reka urugero rwa mbere duse n'abantu baruva, ariko mbere yuko turuvaho usubiza ikintu kibazo ubwa mbere twigeze kukikubazaho, cyo kucanacana inyuma hagati y'abashakanye. Kuki umugabo iyo aciwe inyuma atabasha kubyihanganira? Tubonye urugero ahangaha twari turi kuriraho zindi nyinshi twagiye dufata. Umugabo se ni iki? Umugabo ni igitsina, umugabo no guproviding, nibyo bintu bibiri byonyine. Umugabo nutekereze ko ari urukundo, umugabo sarakunda, umugore ni ukunda. Niyo mpamvu Imana yamutegetse gukunda, kuko nta rukundo muri we rumurimo. Muri we harimo iki? Harimo provision, araproviding, aratanga ibitunga urugo, arabivunikira bitekereza babishakishe mpaka atunga urugo rwe. Kabiri ni igitsina, umugabo ni igitsina. Umugabo adafite igitsina se yaba umugabo? Iki kibazo uvuga ngo rero niba cya gitsina cye giteshejwe agaciro, uwo yajyaga gihari we mugore we, turabyumvikana, akamwemeza ko ari umugabo, turabyumvikana, akamwemeza ko ari iki, ko ari umugabo, kuko iyo amaze gutunganya umugore we neza, umugore aramwirahira, aramwishimira, nyine yumva ko ari umugabo yabonanye nawe. Turabyumvikana, bivuga ngo adashoboye n'ibyo atabishoboye ntabwo ari umugabo. Turabyumvikana, keretse bibaye kubw'uburwayi, keretse bibaye ku accident cyangwa ku zindi mpamvu. Ariko umugabo, to the meaning of umugabo, agizwe n'icyo imbere y'umugore. Cyo ni cyambere, kuba ashoboye kunezeza umugore. Byo narabibabwiye ni inshingano ebyiri. Inshingano ya kabiri ni ukuba ashoboye guproviding. Noneho rero umugabo ya providings, ariko umugore ntiyashimye gahunda, atakishimye ajya no ku wundi mugabo. Wa mugabo usigaye ari inyuma, ari bwisante nk'aho atari umugabo, nk'aho atuzuye, nk'aho afite ikibazo. Turabyumvikana, ku buryo bimutera ipfunwe. Hari n'abagabo bamwe umugore aca inyuma bikaba birarangiye muri we, ntazongere kwifuza uwo mugore, kongera kumuhagarara imbere ngo igitsina gihagarare byemere, bikanga neza, bikanga, kuko imbere y'uwo mugore aba yamaze kubona igihamya cy'uko atari umugabo, ahubwo yajya imbere y'undi bigakunda. Turabyumvikana, kubera iki? Kuko umugore yamuciye inyuma,
umugabo ahita yisanta nkaho adashoboye ahita yumva imbaraga ze zirarangiye. Umubiri rero ni brain, ni cerveau irakora ihita ifata umwanzuro. Yeweka uko abantu babyumve rero babyumve baze kubitandukanya bataza kwibaza bati kubera icyo umugore atabasha ntabwo ari uko abagabo birata ko bo badashobora kujya ahubwo biri mu maraso yabo. Niba umugabo ntabwo undi mugore nakundi mugabo yamugira dusobanuye ko umugabo ari inshingano no kugira gahunda ira hepfo ari byo bimugira umugabo. Umugore ariko wubatse ku mugabo wubatse abantu baze kubyumva nabi ngo nuko oya ku mugabo wubatse ko turi kushaka ikigira umugore we ku mugabo wiwe niki ni uguca bugufi, kubaha umugabo to the maximum, kugeza kuri maximum. Niyo mpamvu nkubwira ngo uwo mugore azi icyamuzanye, azi kubaha umugabo we, ntiyanze gutera hejuru umugabo we, ntiyamuteyeho amahane, ntiyamusuzuguriye mu ruhame, ntiyamuvuze nabi, ntiyagize gute. Ibyo yibeshya akabikora umugabo we yari kumuzinuka. Hari bamwe batajya babikozwa. Icyambere nicyo kubaha umugabo to the maximum. Nicyo kikugira umugore. Nicyo kikugira umugore. Kubaha umugabo wawe, guhesha agaciro umugabo wawe kuri maximum level. Uvuga ngo no guca mu kubaha umugabo harimo guca bugufi. Aricyo Imana yabwiye abagore ngo bagore mugandukire abagabo banyu. Nicyo nta kindi. Hari bamwe batajya babikozwa. N'urugero rwa kabiri tugiye kwifashisha n'ubundi mu byabaye abantu benshi babonye byagiye bitrendinga, aho ubwo tugiye kugaruka ku kuganduka cyangwa guca bugufi. Nanone reka dufate urundi ruhande aho ngaho twarebaga ku buryohe bw'umugabo, reka tujye ku buryohe bw'umugore. Munyemere tuze kubihuza n'urugero. Ejo bundi rwabaye mu karere ka Gasabo i Gasogi, umugore wagaragaye yahukamo umugabo w'iwishyi ku muhanda. Mu magambo yagize atya: Acha mukazi cyangwa aragwaji biroba mu maganje ndinyoko biriko bahamagara ndinyoko ya kuri moto rimwe kabiri gatatu ese yarari muri mararwana komisara yarari mararwana. Urakoze cyane. Hari ikintu kimwe njya nibaza, uhita wanariza ngo umugore yakubise umugabo, turabyumvikana, ariko ntushake kumenya icyatumye akubita umugabo. Pay attention. Buriya umugabo afite imbaraga nyinshi ku buryo akubise umugore ashobora no kumukomeretsa, ashobora no kumuhungabanya, bitewe n'uko afite imbaraga nyinshi fizike Imana yamuhaye. Urebye kano kaboko kanjye ugashyiraho nako kawe, ibyo ari byo byose akawe ngira ngo niko gafite amagufa akomeye ku buryo ushobora no kukupita gutya nkaba nabandagara hariya. Turabyumvikana. Ariko nubona umugore kubera n'izo mbaraga abagabo bafite bo ikibaye cyose barwana no gukubita, sibyo? Bitabara bakubita, bitabara barwana, donc ikibabayeho cyose naho ngaho kiganisha. Ariko umugore kugira ngo azafate icyemezo cyo gukubita umugabo, kugira ngo umugore afate icyemezo cyo gukubita umugabo, ndakubwiye ngo brain iba yaturunye igaturuna gasara, umugore aba yaponyotse bigeze ku rundi rwego. Ubwo muri make umunyamakosa n'umugabo asanzwe n'ubundi. Muri make umugore ageze ku rwego rwo gukubita umugabo, harabaye iki cyamugejeje aho ngaho. Mbere y'uko tuza kwageraho, reka turi bwaze kugakina mu majwi yabo dufite, ariko nongere mwibarize, byari bikwiye uko byaba bihari ibyo bintu uri kuvuga n'izo mpamvu zihari, byari bikwiye? Ese kwa kuganduka wari uri kuvuga nta mugore wakubita, nta mugore wo gukubita umugabo, nta n'umugabo wo gukubita umugore rwose. Umugore we ndanabizi neza ko nta mugore upfa kwiyahura ku mugabo ngo arakubita, ariko twibukiranye neza ko gukubita ça vient du cerveau, biva mu bwonko. Turabyumvikana. None se yagiye kumukubita atasaze, umugore aba yasaze. Reka nkubwira uriya mugore aje ahetse umwana, namubonye aje agize ate, ahetse umwana. Jewe naranze no kwirirwa mbireba, kuko buriya umugore wakubise umugabo ni abomination, ni indengakamere en plus mu ruhame. None ariko aje ahetse umwana,
d'office afite uruhinja, afite umwana mutoya, ikibondo mutoya, sibyo? Yeah. Kabiri, urabona ko yambaye ikanzu y'akazi, bivuze ngo avuye ku kazi, ageze mu rugo mu guheka umwana n'iki, bamuhuruza afite uruhinja, afite umwana, aza mwirukankana kuko yari yambaye ikanzu y'akazi nziza yiyubashye nk'umuntu uvuye ku kazi. Ntago yambaye ibyo mu rugo, yego, ntago ari umugore wirirwa mu rugo, sibyo? Gatatu, araje asanga ibintu birakomeye, atangira nawe kurwana. Bino bintu n'ubwa mbere arimo aravuga ngo nzajya mpora nza kugutabara abandi ngo kiza umugabo wawe, ngo baragukiza umugabo wawe, ko bari kuvuga kumukiza kuriye no kumwahukamo turatugeri nishiza hato na hato. Ibyo ari byo byose igihe yari atangiye kurwana n'umugabo we, babandi bari baje gukubita umugabo baragiye, babonye ko umugabo nawe atorohewe cyangwa abo umugabo yakubitaga nawe yarekeye aho kugira ate kubakubita. Simbizi, ntago ngewe aho ndi buhinjire, ariko icyo ndimo ndashaka kukwereka, umugore araje aravuga ngo nzajya mpora nza ngutabara urwana ndi nyoko. Icyo ni kimwe, ni ijambo rikomeye, nakubwiye ngo umugabo aryoha iyo afite ubwenge, niyo agize ate, nibyo bintu ni ibintu bibiri nabikubwiye tugitangira. Nakubwiye ngo iyo afite ubwenge kandi no mu mutwe ari muzima, umugabo ufata amafaranga y'urugo, twinjire mu kibazo cyabiteye. Umugabo afasha amafaranga y'urugo, umugore afite uruhinja, Kigali gukodesha ntibyoroshye, n'iyi nzu yaba ari yawe, guhaha ibiciro birakomeye, uceri kilo ni 2, sukari kilo ni 2, iki n'iki kilo n'iki, ntago byoroshye. Imibereho iragoye, kugurira amata y'umwana buri munsi y'igihumbi, litiro, ubwo kuri buri kintu cyose. Niba ngewe mvuze igihumbi litiro, niba ari 700 cyangwa 800, dutire faso si make 700 cyangwa 800. Ikiro cy'umuceri hari iki cyatanu wakigura, ariko si ikiro cy'umuceri kirahaza umuryango w'abantu 5. Ibyo byose hoya wimvanaho, wishaka kwihutisha kugira ngo mbanze mpavimuzi. Aho niho ruzingiye. Umugabo wabuze ubwenge arafata amafaranga y'urugo, azi ibibazo by'urugo bihari, azi umwana w'uruhinja bahetse, azi n'abandi wenda bafitanye babyaranye, azi nyirinzu ko yishyuza, azi minerivare z'abana, azi afata amafaranga agenda ya betting bwa mbere, ejo afata ndi yongera betting bwa kabiri, ejo afata yongera betting. Umugore ajya horaza kandi yamara ku betting bayamurya akarwana. Gushobora gusanga bayagiye kuyongeresha kugira ngo agarure n'ubundi ntayo yose uri kuvuga turi kuvuga. Umugabo ujya muri betting wese, umugabo wese ujya muri betting nta bwenge bwo mu mutwe afite, nta bwenge bwo mu mutwe afite. Icyo cyumvi nakubwiye ngo umugabo aryoha yafite ubwenge kandi akaba ari muzima mu mutwe. Yego, mu mpamvu zabo rero twaza kumvaho mbere yuko tuza kuzumva buri mande buri ruhande rwaje kugira icyo rubitangaza bitewe n'ibyo bakoreye mu ruhame. Banzo dutandukanyirize uyu mugore wagize kwihangana guke bitewe naho bigeze ko bitewe n'igihe byakururaniye. Tumuhuze n'ura mugore noneho wagize kwihangana imyifatire itandukanye kandi mu by'ukuri imwe muri ifite ishingiro byakoroha yuko basoza bakati. Ureba n'uyu mwana w'umukobwa nakubwiye ngo afite ubwenge wo mu cyaro, sinabikubwiye? Yego. Uretse nyakana wihanganye 1 2 3 4 5 6 10 20. Ntureba uyu mwana w'umukobwa uwo ngo twabonye wo mu cyaro. Yego. Umugabo we nabikora rimwe, akabikora kabiri. Bano baracyari bato, urabona ko nta n'imyaka 10 baramara. Akabikora 5. Uyu mwana w'umukobwa nawe azohoka mere nk'uyu mugore. Nuko nkubwiye. Kayo. Reka ngo ntukagerageze kwihangana k'umuntu. Bivuga ngo uko azihangana naho bizagarukira, nta guhangana. Bitewe n'inshuro wabikoze 1 2 3 uhora ubikora akageraho neza kwihangana bikanga kugeza ku rwego bivamo ibisazi, akaba yarwana, akaba yakwiruka, akaba yatangira kuguca inyuma, mukaba mwakwirirwa mu Rwanda nta kindi mukora. Yego man, ndasaba abanyarwanda imbabazi kuba narakubise umugabo wanjye. Nanjye byarambabaje ndigaya, urumva famiye zose ku mpande yaba mu rugo yaba iwabo w'umugabo nta numwe turi kumvikana. Ubu ndi kumvikana n'umwana wanjye n'umugabo wanjye gusa.
urumva niwaba baranamubwiye ati mumeze bite mutandukane umugabo wanjye arankunda cyane yanze kubunsiga ahubwo twasabanye imbabazi tubuzanya ko adashobora kongera kubetinga mubuza kongera guhura n'uwo ngo nisira. aho urumva ni uruhande rw'umugore reka twumve n'uruhande rw'umugabo ariko umugore urumva ko byafashe indi ntera imiryango ya kwa sebukwe w'umugabo ari ubu no umugore ni kwa sebukwe na nyirabukwe kwa nyina na se b'umugabo babwira umuhungu wabo batitandukana n'uwo mugore ariko umva n'umugore bene wabo nabo ntago bamworoheye nawe nabo baramubwira bati rwose ntago tuvugana nawe tandukana n'uwo mugabo urimo uramukubita uramuhohotera urangiza umuntu abandi reka twumve uruhande rw'umugabo nawe uwankubise n'umudamu wanjye hagati aho dufitanye umwana umwe nta rwango twari dufitanye kandi na n'ubu nta ruhari so ari uwafotoye nta rwango nari mfitanye nawe ariko turaziranye wafotoye uwo muraziranye turaziranye ariko ntabwo uwo munsi twigeze tunavugana kirenze kuri icyo rero nakiriye ubutumwa bwinshi bushobora kumbwira uti senya urugo inshuti zimwe nabyumva nkavuga ati izi inshuti nibyo reka ndusenya agahanda gato kandi kanya nkahita mbona nese ninsenya urugo ibintu mumaze gukorera imyaka 5 byose bigahinduka imfabusa ngendeye ku nshuti ndaba nungutse iki guti mu masegonda make cyane ndavuga ati nta mugabo bitabaho kuko nta bucuru undi umuruho kirenze kuri icyo no gucyura umuryango tukajya mu rugo bitagenze neza street yende neza mu rugo tugeze mu rugo nta ntambara igeze ibaho nta n'iki cyakurikiyeho ko ari ugutekera umwana ko agomba kurara ariye byanga bikunda umwana ararya turaryama ariko ubwo ntawavuganaga n'undi twagombaga kuryama byanga bikunda urumva yuko icyabaye ahangaha ni uko bombi birengagije ibyabiri street ku muhanda ariko nakuvugana telefone ziracicikana inama ni nyinshi inyinshi nizibabwira buri ruhande ati nimutandukane uko ntabwo mushobotse cyane muri make rero njye ahubwo uyu mugabo njye namubonyemo nko mugabo uzi kurokonesa eraze amakosa yakayamenya akamenya ko yakosheje shuti yanjye muri Kigali muri gufunda ubuzima mumaranye imyaka 5 sinemeza ko banubatse baracyakodesha ufasha amafaranga ugiye kuya betinga nta nubwo nzi ngo nangaye oya uko babivuzeho ari hejuru y'ijana ariko nabwo arengeje 200 ariko byanze bikunze niyo yabijana niyo yaba 200 ntabwo ari amafaranga make ntushobora kugenda mu isaha imwe ngo uyakorere ntushobora kuyakorera umunsi umwe gutyo gusa uhita uyatahana 100,200 n'amafaranga menshi noneho yishyura inzu yishyurira umwana minervare ashobora kugura amata y'umwana y'amezi 5 ashobora nuvuga ngo ibyo byose iyo ubirebye usanga bigoye noneho arayafasha arayabetinze birarangiye kandi si ubwa mbere tubyibukiranye mu myaka 5 bamaranye abikoze kenshi kuko umugore yavugaga ngo nzajya mpora yabwiraga umugabo amukubita yavuga ngo nzajya mpora ngende mama wawe mama w'umuntu niwe wihanganira ndi nyoko mama w'umuntu niwe wihanganira amakosa 100% y'umwana yabyaye sibyo ni nawe uza kumutabara mu bibazo byose agize kandi ari wabyijanditsemo ariko ahangaha uyu mugore n'umunyabwenge nawe yararimo yagize umujinya yego ariko uwo mujinya wamupushinje gukubita umugabo ni ikosa ariko noneho yararimana mu yandi magambo byabaye kuri uyu mugabo ni ikosora ubutaha ntazongera ko bagiye bakicara bakabiganiraho umugabo akemera ko batazongera kugira gute ko atazongera kubetinga yarabimubwiye umugore nawe amusaba imbabazi amubwira ati nukuri ntago nzongera kurwana nawe nzongera kugukubita noneho buriya abagore banamenye ikintu gusuzugurira umugabo mu ruhame ntago ari ukumutuka ntago ari kumusubiza nabi ntago ari kumwijugunyaho kuri abagore bita ngo barasuzugura harimo no kumukubitira mu ruhame iryo nta gasuzuguro karenze ni ugukoza isoni umuntu ni ukutubaha umuntu voilà nyoko ngende nyoko none se ariko buriya nubwo ari ikinyarwanda ariko rya jambo remereye oya nyoko nicyo kinyarwanda ariko none se iyo bagiye navuga ngo mama wawe se mama rega si ikinyarwanda hari mama ni ngiye nivuga jewe none iyo ngiye kuvuga mama wawe byari ngombwa se ko koresha navuga se ngo mama wawe
bavuga nyoko. Yashaka indi nyito. Ese kuki mutiyakira mu kinyarwanda uko kivugwa? Hari ibintu byinshi bavuga ngo yango ayo magambo ngo ni mabe. Umuntu yavuga igitsina cy'umugore mu kinyarwanda. Ese ko ariko cyitwa. Wavuga mama, umuntu yakwita nyoko uti arantutse. Umuntu yavuga so utarantutse. Yavuga so uti bitutse. Yego. Sikwa. Ubwo rero ngiye nkavuga ngo mu by'ukuri couple ahubwo icyabaye ikibazo n'abantu bo ku ruhande. Turabyumvikana bitewe na video n'uwayifasha akayikwirakwiza. Icyo twakwemerenyaho nuko iyi mico yagaragaye itari myiza bitari bikwiye. Yego. Kandi bano bantu urabona ko bibaniye mu mahoro. Ikintu kibateranya buri gihe kandi kimaze kurambira umugore nuko gutakaza amafaranga, guhora bapfusha ubusa kandi barimo kwiyubaka nta naho baragera. Buriya niyo bamara kwiyubaka kandi nibiyubaka bakagera ku rwego rwo kuba bafite amamiliyoni kuri konti, umugabo ntibyagutungura afashe miliyoni 20 akagenda arizo bari bafite imbere n'inyuma akazi bettinga kandi zigashya. Ingeso irakura. Umuntu ufite ingeso ya betting ni nk'ikiyobyabwenge, ni nko kunywa mugo, ni nko kunywa urumogi, ubikora wese abirangiriramo kandi ubuzima bumubera ikibazo. Yuza ubwenge, betting uyishyira ku ruhande ukayivaho. Impamvu twari dukoresheje n'urugero twari turi kureba hamwe ku buryohe bw'umugore. Nanone turebe uburyohe bw'umugore. Uyu mugabo yagaragaje uburyohe bw'umugore, agaragaza uburyohe bw'urugo. Yego. Nicyo kintu niyo mpamvu tubigaragaje. Yagaragaje gukunda urugo rwe, yagaragaje gukunda umugore we kandi koko afite umugore mwiza. Nuko nyine hajemo ibyo bibazo bagiranye, hakazamo uko kuntu bafitanye ibibazo, ariko ubundi mu by'ukuri afite umugore ubona ko afite impamyi yo kubaka. Yego. Hari izindi ngero rero kuko iyo tuvuga ku buryohe bw'umugabo tukanakomoza no ku bw'umugore. Ariko kandi kantu mutabonye, uriya mugore yari arimo atuka uwo muntu wari uri kurwana n'umugabo we. Kuko yarimo avuga ngo ariko uwo ninde, ngo ninde, ngo yari kurwana nande, ngo uwo muntu ninde, ngo yaraza kugubitira umugabo. Nako yakavuzemo noneho ariko agahindukirana umugabo we. Nyahindukirana umugabo urumva ari kurwana ku mpande ebyiri. Ati wowe bazajya bahora bagukubita buri munsi ari wowe wizanye muri ibi bintu n'ibiki byose. Mu yandi magambo waje wirwana. Mu yandi magambo waje wirwana. Kuki ujya kurwana kandi ari wowe wishyize mu bibazo. Noneho mu yandi magambo mukubwira umugabo we gutyo bigaragaza ko yari ari kubogamira ku mugabo we. Yari ari kumuvugira mu ruhame. Ariko nawe yageraho agahindukira agahita yibuka amafaranga ahiye, agahita yibuka ko umugabo ahora abikora nawe akabara musaranye. Ni cya kibazo cy'uko ubwonko ntubukontorora iyo bigeze aho bigutesheje umutwe, hari igihe ubwonko utabukontorora. Hari na bamwe rero umuranduranzuzi. Hari na bamwe batajya bamenya uko kuba bakwihangana bitewe n'ahahise cyangwa bitewe n'amateka bafitanye n'abandi, umugabo wiwe, bitewe n'ibihe bagiranye. Ugasanga kwihangana birabagoye. Mwahurira mu nzira rukambikana. Nkubaze. Ubundi cyari kuba cyiza kuri uyu mugore nuko yari kwigumira mu rugo umugabo we bakamutsinda mu nzira. Bakamumuzanira inkomere cyangwa yanapfuye. Nkubaze. Ubwo niwe mugore twari gushima twese. Reka twongere turebe undi mugore. Hari undi mugore rero. Hari undi mugore utashaka kumenya uburyohe bw'umugabo cyangwa yaramenya uburyohe bw'abagabo. Wiwe mu ruhame yagize gutya yataka umugabo n'agasuzuguro. Uko bivugwa umugabo bivuga ko bafitanye amateka bigeze kugacishaho. Mvuko bigaragaje nabo.
uyu ni umugabo n'umugore rero bafitanye umwana bombi bashobora kuba batazi ubwo buryohe bw'umugabo cyangwa ubw'umugore ariko uko bigaragara mu mashusho urabona ko bose bashobora kuba bafite umwana se ni umugore n'umugabo bakanyujijeho kubyarana n'umuntu ntabwo bivuze ko ari umugabo wawe cyangwa ari umugore wawe icyo ni kimwe igihe cyo kubyarana barakundanaga ariko byararangiye ubu ngubu ni abagenzi ku buryo niyo mwaba mufitanye amateka mwarigeze none kumenya iyo naho wamaze kubaka tuvuge ni urugero uwo mugabo yubatse urugo byavuga ko yubakanye n'abagore babiri se kuko babyaranye gusa afite undi mugore hanze yuko umugore abimenye byapfa koroha cyangwa bibaho ko umuntu ajya kubaka yaragize andi mateka hari abandi baryamanye hari abandi bakoranye imbere ibindi bintu babyaranye abana cyangwa se baryamanye gusa ibyo bibaho ariko ntabwo ibyo bivuze ko ari abagore bawe cyangwa abagabo bawe turabyumvikana ariko noneho ikintu gihari ni kimwe kuba barabyaranye Emma mubazi kuba barabyaranye uwo mugabo akaba uyu mugore ari mu muhanda arigurisha c'est ce que je vois nibyo mbonye yambaye ubusa yambaye imyenda yo gukurura abagabo atansanze ku iseta bishoka ko umugabo yaragarutse mu kazi kanjye none atangiye kumbwira ubusa yamubwiraga nubuhe yarimo amubwira ngo ubwo buraya waburetse wambaye guti ibyo bintu wabiretse none akajya anabwira security umugabo akajya anabwira security ngo uyu muntu ngo ndebera ukuntu yambaye kandi ari umubyeyi ubwo mu yandi magambo yatangiye kototera akazi ke ari mu buraya ko babyaranye yamumukuyemo ari byo umugore yagarutseho ko babyaranye bafitanye umwana si wamwihakanye uwo mugore akaba arimo arwana n'umwana ngo umwana abeho simbwiye abagore ngo bajye kwiyandarika turabyumvikana ariko noneho ndimo ndagira ngo twanarize kote y'uwo mugabo umugore yapfuye kumwataka gutyo gusa umugabo yaje iyo yitambukira akamenya ko uwo mugore yabaye indaya byarangiye kandi akabibona ko ntacyo ari bumufashe akabibona ko ntacyo amumariye ariko noneho najye kwinjizamo parametre yo gutangira kumujora no kumuteza abantu ngo ndebera ukuntu yambaye ndebera uko yagize ate wabibonye ko ari indaya jugunyaho akajisho wigendere sibyo kuko ntacyo umumariye nturi buhamuvane niba ukeneye no kugira inama umugira murindira yavuye ku iseta uzamuhamagare kuri call mubwire uti sheri narabibonye ko uriho ubuzima bubi reka nkwerereze 20,000 nta bushobozi mfite bwo kukwitaho mu bundi buryo ariko reka ngusigire izo 20,000 niguha 20,000 nabura ariko noneho iyaba byashokaga ngo buriya buzima buvemo ese ntacyo nagufasha buriya buzima ukabuvamo ese icyabuze ni iki cyatuma buriya buzima buvamo like that ubwo ni bwo bupfura ariko ubupfura si ukuba wamusanze ku iseta y'uburaya bwe ngo ujye kuvuga uvuge nyenyesho wambaye ute umuntu ufite umwana umuntu ugize ute urabimubwirira aho ku iseta ni indaya hanyuma mutangire mwiha igihugu muterana amagambo kandi mwarabyaranye umwana bwo se urabukoze neza muri iyi si noneho bafata video mu minota 2 noneho umugabo kuba barabyaranye ntamufasha umwana ntabaza aho umwana wari ntamenye uko nyina abayeho se ubwo byo mbishime aratambuka n'ibipantaro byiza n'amashati meza yambaye yarabyibushye ndiragira hariya abwirwa n'iki uko umwana wabayeho ntabwo uwo mugore avuze ngo mwana ntiwamwihakanye none se ko yamwihakanye pay attention nakubwiye ngo umugabo aba umugabo kubera ubwenge afite no kubera ko ari muzima mu mutwe mu bintu bya mbere bitera umugabo kuba muzima arinda hahise he arinda amateka yawe yahahise igihe kimwe azaza hejuru abantu bose bayabone uriya mugabo afite abantu bakorana biyubashye nawe imagine iyo video trendinga ikazagera no kuba boss be ikagera no ku bantu bakomeye bose bari kubona umugore ari kumubwira ngo ntiwamwihakanye umwana ntiwamwihakanye kandi umugabo ninda umugabo n'amapantaro meza umugabo nakubwiye ngo umugabo n'ubwenge uyu mugabo asambana yihakana umwana yarari mu buzima bubi ntiyarazi ko igihe kimwe amateka azahinduka akagira ubuzima ariko aho amateka ahindukiye yakoze iki kugira ngo byibura aturishe umutima w'umwana yabyaye imbere icyo gihe adashoboye kumufasha yakoze iki ngo aturishe umutima w'uyu mugore akura kumva ibyo bintu urabyumva ni ukuvuga ngo ntabwo ngiyewe nakubwira ngo uburyohe bw'umugabo ku mugore batashakanye yabumenya uburyohe bw'umugore ku mugabo batashakanye yabumenya abantu ntibashakanye uburyohe bwabo ntiwabumenya ariko icyo nge mbashije kukubwira abantu barinda amateka y'akahise kabo umuntu arabyarana n'undi uyu munsi kubera ubukene kubera inzara kubera ubuzima bubi akamutererana babyaranye akamutererana ariko nyuma y'imyaka ntazi igihe bazongera guhurira
ayo mateka azagaruka kandi isi zamwambara. Yego, reka dusoreza aho ngaho twari turi kurebera hamwe uburyohe bw'umugore mu rushako rw'umugabo mu rushako rwiwe, ariko ntabwo twibanze cyane ku mugore cyane gusa n'umugabo twamurebyeho. Yego, dusoreje ku kintu cyiza cyane usoje uvuga yuko byashoboka ko bose baryoheranira, umwe akakubera switi n'undi akakubera switi kabisa. Ni twa tuntu twa kera mutwibutse namwe ubwanyu turahari, mwongere mutugarure, umwe mwatangiye sherishingana muteretanamo mutugarure turiya tuntu turubaka cyane. Unyura ahantu umugore kaka n'ubuze akunda agasambusa kabisa kamuzanire, ariko abantu bashobora kunda guhoberwa kandi ngo ni n'umuti ukomeye cyane. Reka tugane ku musozo Kayire, reka tugane ku musozo. Twatangiye huti kubera ibintu twaganiriyeho, nizere yuko kitabarambi ikiganiro, ariko nizere yuko ibi ngibi iyo turi kubiganira twebwe n'ibitekerezo byacu namwe mufite uko mubyumva, mwatanga ibitekerezo byanyu namwe. Kayire, reka dusoze twuragize Imana ikomeze kuduha ukubana, ukuzuzanya, ugushyigikirana no kumvana n'ubwo bwenge. Kare mu isengesho. Mana Nyiringabo, Imana nziza, Imana ikiranuka, turagushimye kandi turaguhimbaje, tugushimiye ko wabanye natwe muri uyu mwanya, wabanye natwe ibitekerezo byinshi twagiye dutanga. Uwiteka, reka bisunikire ubwoko bwawe mu gukizwa no kureka ingeso mbi n'ibibi byose bibatandukanya nawe, kuko ibyo bibatandukanya nawe ni nabyo bibatandukanya n'abashakanye. Uwiteka, mu nzu yawe, mu buzima bwawe, muri wowe ubwawe, mu maboko yawe harimo umunezero w'abashakanye, harimo umunezero wa buri wese ukijijwe koko by'ukuri, kubera ko akuramo umunezero. Ni wowe uyobora ubwoko bwawe ku buryo bubanirana, ni wowe wubaka ingo, kuko atari wowe wubaka, abubatsi bose baba baruhira ubusa. Haleluya. Mwami Imana n'ikimenyimenyi, amakupure yose twagiye tugaragarizwa ko afite ikibazo, twagiye duheraho nk'ingero, yose ayo makupure ntago azi Imana, kuko aramutse azi Imana yakizwa byuzuye akareka ingeso mbi. Kuba umuntu yafata umutungo w'urugo akajyana muri betting, kuba umuntu yajya mu busambanyi, ibyo byose ni bimwe mu byaha ugenda ugaragaza byangiza kamere y'umuntu. Ndakwingiza rero kugira ngo ubatabare, ubahe agakiza, umenye izi ingo zose uzigendemo. Mwami, icyo Satani yagiye ahazana kibatandukanye cyose ugikuremo mu izina rya Yesu. Ubane na buri wese, ubagirire neza, maraso ya Yesu abuzureho, ubagoteshe akaboko kawe gakomeye mu izina rya Yesu Kristo. Reka nyakubaha Imana, byose bibereho kukubahisha, icyubahiro ni icyawe, byose mbisabye nizeye mu izina rya Yesu. Amen.